Abamo nko kuba hari ibyo dukenera mu buyobozi twagerayo ukabona harimo kuturobanura ati uyu nguyu ukabona mbese badushyize ku ruhande ntibatwumve neza. Ubwo rero hakaba hariho nk'abantu bafite ibibazo by'irangamuntu bagiye gushyira irangamuntu zabo bakavuga ngo ntibazane amafaranga. Ikibazo muhura nacyo ni cyo kubona indangamuntu. Cyo kubona indangamuntu iyo haje n'ubufasha nk'ubwo nkatwe Abanyarwanda ntabwo butugeraho twumva ngo byanarangiye tutamenye nuko biteye. Mwari mwajya hose ku bayobozi ba bugufi nka ba chairman n'ibindi mu basobanuza. Bagenzi banjye numva bajyayo hari ibyo bakeneye nk'igihe cyo kujya mu Rwanda bashaka ibyangombwa ntibabakoreho bakavuga ngo genda ukabona ko babasunitse ku ruhande. Ubuse ibyo by'indangamuntu hari uko wenda hari ibindi byaba bibakandamiza. Ndumva ntabyo ndebaho. Nta bindi bibakandamiza. Icyo kibafashe neza muri make. Nta kibazo. Nta kibazo. Amazina se witwa nde nkawe? Amazina Ishimwe Elizabeth. Ishimwe Elizabeth. Iwanyu wavuye mu Rwanda? Navuye mu Rwanda. Igihugu cya Uganda urakireba ute? Igihugu cya Uganda ni cyiza. Ni igihugu gikunda abantu kuri wowe? Ni igihugu cyiza rwose gikunda abantu, umwe wese arishyikira mbese umva wisanzuye ufite amahoro. Iyo ufite yose umuryango nangwa waje nkawe wenyine? Ntafite umuryango, ufite umugabo n'abana. Ufite umugabo n'abana. Ufite umugabo n'abana bangahe? Umugabo n'abana batatu. N'abana batatu. Urateganya kuzasubira ese mu Rwanda nangwa urumva uzaguma muri Uganda mpaka? Mu Rwanda ntabwo nzasubirayo kuko namaze kuba umutuze w'inaha kuko twaguze n'itaka. Mwaguze turatuye. Twese turabashuhuje mwese aho muri mu bihugu bine by'igihugu. Mu mpande enye z'igihugu turabashuhuje. Buri munsi muranzi ndabakunda namwe murabizi. Amazina y'Inshyushyu Hope turagarutse nka buri munsi. Mwari mutinze kutubona ariko kandi si ukuvuga ngo twarabibagiwe kandi natwe turizera ko mutatwibagiwe. Turabakunda umubano nka buri munsi. Twatembereye mu gihugu cya Uganda nanone nka buri munsi nk'ukuntu tubigenza turahitwa Cyenkwanzi. Uyu munsi twajanywe n'impamvu nyinshi zifasha ku mubano no ku buzima bwa buri munsi bw'umuco wa Kinyarwanda. Umunyarwanda yabate mu gihugu yabana ate n'abandi. Ni ibiki bibabaje umunyarwanda? Harimo no gutora uwakurira abanyarwanda bandi uwakumva ibibabaje byatebuka uwabageza vuba ku bayobozi bo hejuru kugira ngo umunyarwanda areke guhohoterwa mu gihugu cya Uganda. Uganda ifite amoko 63 ariko muri ayo moko 63 harimo n'abanyarwanda bemerewe bakavukire. Dufite itegeko ritwemerera kugira ngo natwe tuba abanya-Uganda banyabyo. Nibyo uyu munsi turiho muri Cyenkwanzi. Abantu ba Cyenkwanzi barabakunda natwe turabakunda kandi murabireba abantu ni benshi uyu munsi ariko twazanywe n'impamvu twenda kumenya nk'abanyarwanda ba Cyenkwanzi batuye muri Cyenkwanzi n'iki kibababaza. Ni ibintu kibahura nabyo nangwa se twabafasha dute nkatwe twabagereza dute hejuru kugira ngo abo hejuru bamenye ngo barababaye. Ariko abantu bino ikibazo bahura nacyo cyane baratubwira ati twebwe cyane indangamuntu kugira ngo tubone indangamuntu biratugora cyane. Leta iratukomereza cyane ibintu ikavuga ngo ntabwo turi abanya-Uganda. Kandi uburenganzira bw'abanya-Uganda usibye uwaraye uje mu gitondo nangwa se umazemo imyaka mikeya ariko hari n'abakavukire natwe bakavukire turemeranywa na leta iremeranywa natwe kugira ngo tube bene gihugu tubone ubwene gihugu ku buryo tutakwimwa indangamuntu tutakwimwa pasipoti kandi abanyarwanda bino bo kiracyabakandamiza. Ngira ngo uyu muramwumvishije aravuga ati ibitugora cyane ni indangamuntu kuko barabarobanura. Nta munyarwanda ukwiriye kurobanura. Nta munyarwanda ukwiriye kuba ari aho atazi yava n'iyajya. Ariko aratubwira ngo uretse ikibazo nk'ibyo ahandi babaye neza nta kibazo bari bafite. Abanyarwanda bari i Rwanda wababwira ute ku gihugu cya Uganda? Abanyarwanda bari i Rwanda
ndabashishikariza kuza mu Uganda kuko igihugu cy'Uganda ni igihugu cyiza cyane kirimo amahoro, uragenda amanywa nijoro nta kibazo. Amategeko ntago muri Uganda arimo. Oya, amategeko ntago akaze rwose, nta kibazo. Urumva nawe watumira n'abandi kugira ngo baze bibere mu gihugu cyawe cyane. Njye nifuza n'abasaza banjye ko baza, barumuna banjye, ababyeyi banjye, nawe usanga mbashishikariza bazi n'ahangaha. None abanyarwanda mwasanze muri Uganda n'abanyarwanda nyine urabamenya abatunzi ibintu ukuntu bameze, nta mwirato babereka ngo bavuge ngo barabiratiraho barabanena nangwa se ibintu nk'ibyo. Ibyo byo ureba ibyo byo ntibyabura kuko iyo ugiye kwitegereza cyane cyane ureba mbese nimba ari nk'umuco wabo wakavukira bari mu bureba ko nyine hari akarimo. Ariko ahandi ntacyo byari bitwaye. Bagenzi abanyarwanda namwe murabyumvishije cyane cyane abantu bino, abanyarwanda bino bavukiye ino n'abantu birata, ariko nubwo birata ntacyo bibatwaye. Ntacyo bibatwaye, ntabwo babakubita ngo babime amata babime ibiryo ibintu nk'ibyo. Turabakunda, mwibare kudukurikirana ku mubano wacu, Mubano One TV. Turabakunda mwese. Umubosi wanjye Kayumba Aisariti ndagukunda. Abanyarwanda mwese mudukurikirana mu gihugu aho muri hose, i Rwanda, Burundi, Tanzania, Kenya, Uganda yarusangwe nkono mugenza, abari hanze munsi zo hanze, turabakunda kandi tubitayeho. Nimwe mudutunze kandi natwe nitwe tubatunze. Tudahari nimwabaho, namwe mudahari ntago twabaho. Kimenyesha buri umwe afite impamvu kuri mugenzi we, ariko atari impamvu mbari impamvu nziza. Buri umwe arakunda undi. Mukomeze kudukunda, mudukurikirane, mukore subscribe, muduhe imirimo bagenzi, mureke kwicara, muduhe imirimo. Twebwe tuba turi hano turi mu gukora. Nimba ufite ikibazo unyura mutubwire, nimba hari ibinezero ufite tubwire, mureke kutunyuzaho ibintu nk'ibi. Turabakunda, mudahari ntago twabaho. Uriyo wese wumva ufite impamvu yose wazana imbere ikubabaza, azironga ziri ku kintu cyitwa umunyarwanda. Hari umunyarwanda uhohoterwa, hari umunyarwanda wanezerewe. Turanezerwa namwe kandi turababarana namwe. Nta cyababaza cyatunezeza kandi nta munezero twumva tutabana namwe. Turabakunda, mwibare kudukunda, mwibare kudukurikirana.